Yes, reka nongere basubize kandi mbifize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize isi dutuye. Nyene twa Ben nkwaye ikaze, ndagira ngo nkubutse gukora subscribe ko utarigeze uyikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Ndi mu rugendo rw'ivuga butumwa, urugendo rw'iyobokamana kuri wowe utazi Kristo, kuri utaramenye Imana. Ndagira ngo wicare hano, ndabize neza kuza kuhumvira ijwi ry'Imana, uza kuhumvira igisubizo cy'ikibazo ufite uyu munsi. Ndi kumwe n'umushumba, n'umukozi Imana tubana cyane, unyemerere mwakire kuri umunyaro bwa mbere, atwibwira amazina kugira ngo tuze kubana twese tuziranye. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane ku ikaze mu mpaye, ndayakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Turi hano turi guhamagara Imana, kandi Imana ni nziza, uyishakana umwete wese arayibona. Nitwa Emmanuel Hategekimana, ndi umukristo, nicyo cy'ingenzi. Ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Imana iguha umugisha, abadukurikiye babe hafi kugira ngo bumve ubutumwa Imana yaguhaye. Nkwinginga cyane kugira ngo dusengere Imana, noneho Umwuka Wera atubere umuyobozi. Reka dushime Imana. Uri Imana yo kwizerwa. Bidikosa de wide boshamela. Haleluya. Uri Imana y'ibyiringiro, kandi uri Imana ifite imbaraga. Nta wakwiringiye n'umwe uzagira icyo akena, ahubwo umuntu wese ugushaka akagushakana umutima ugukunze ndetse anagushakana umwete, uwo nguwo arakubona. Nejejwe n'imbabazi n'imbaraga utanze kugira ngo duhurire na bene data hano Mwami. Ndagusabye kugira ngo gururuka uzubane natwe, ufashe bene data barahatandukanye babashe kumarwa intimba n'ijambo ryawe, kandi nanjye ushyigikire kugira ngo mbashe kuvuga mbwirijwe nawe. Ijambo ryawe rigira ububasha mu batuye isi. Dobita kutita stifo elobe nasimora shawide bonestika ega topi for the way pelaza melade kotabewa. Uri Imana nyamana, kandi nguhaye umwanya kugira ngo ukorane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhana umugisha. Nari mvuze ngo Imana iguha umugisha aho uherereye unyumva. Imana iguhaye umwanya mwiza wo guhitamo kumva ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe gusa bindutira kuba mu nzu z'abakomeye imyaka ibihumbi. Unyemerere dufatanye mu gahe Imana iduhaye kugira ngo twamamaze imbaraga zayo, kandi Umwuka Wera gukoreho mu izina rya Yesu. Nturambirwe. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 45, umurongo n'uwa mbere. Dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Mutwe w'amagambo uravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha
ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari byo Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Amen. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, jya saba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije, umwuka we wera niwe ujya unkomeza, si wanjye mu ijuru amahoro. Imana iduhane umugisha. Muririmbyi araririmba ngo ajya anyura mu misozi, ajya aca no mu mata, aho wose hagenda hamumaramo imbaraga, hakamuca intege, ariko ajya ashimira Imana. Niko aririmba, kuko Uwiteka atajya atinda kumwumva. Aravuga ngo kandi azamugeza no mu ijuru amahoro. Y'umuririmbyi yari yuzuye umwuka wera. Hari igihe umuntu anyura mu misozi agaca no mu mataba, umutima ukananirwa, kwiheba bikaza, umwanya wo kubyina akabamo wo kwiganyira, umwanya wo kuririmba ukabamo wo gusuhuza umutima, ndetse n'umwanya yakwishimiyemo ukaba igihe cyo kuboroga no kurira. Ariko turashimira Imana, abayo yabamenye kera, kandi imaze kubamenyira n'abatoranya, imaze kubatoranya igenda ibatsindishiriza. Ndasuhuza abantu bose Imana igenda itsindishiriza mu izina rya Yesu. Uyu mugabo dusomye ni umugabo Bibiliya ifiteho amateka, kandi ni umugabo waganiriye n'Imana amagambo atandukanye. Ikigutangaza, uyu mugabo Kuro Imana yamuvuzeho kera mbere yuko avuka, imyaka myinshi, acamo imyaka myinshi kugira ngo avuke. Igeze isanga Yeremiya, ndamubwira ngo nakumenye ntarakurema, ukiri mu nda ya nyoko, ndangisha ngushyiraho kugira ngo ube mu isi uyikoreremo ibikorwa. Irabimubwiye. Uyo Kuro Imana imuvugaho ko azaba umwami mu gihe cye. Bana amaze kuwukira amubwira ngo uyu ni wa wundi, ibwira abantu, ntabwira ngo uyu ni wa wundi nari naravuze kera yuko nzamugira umwami, ko nzamugirira neza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana izivugana natwe mbere y'igihe, Imana izivugana n'abantu bayo mbere y'igihe. Tangishira muhamiriza ikoresheje Yesaya, ntamubwira ngo uyu ni we Kuro nari naravuze kera. Ntamubwira ngo Kuro we, nje ndi Uwiteka Imana y'abasogokuruza. Ntamubwira ngo nzagendana nawe, nkugenda imbere, adi wibinima tawisavowa ega, ahataringaniye kugira ngo maringanize. Ntamubwira ngo kandi ku ibihindizo by'ibyuma ibyo nzabikegeta mbicemo kabiri, ndetse n'inzugi z'imiringa nzazimenagurira imbere yawe, kugira ngo ediwibe nitakosamela, amahanga yose amenye ko witiriwe
izina ry'Uwiteka. Hari message Imana yampaye iyimpera muri iri jambo. Ushobora kuba uri muri bisi ugenda ariko ufata umwanya wo kuba urebye kuri telefoni yawe ukarebamo aya magambo. Ushobora dipestikitapewa eda kuba uri ahantu ucururije uri kunyumva none hatuvugana. Birashoboka ko uri ahantu runaka uri mu nyumva ariko Imana yakuntumyeho. Edipestikotita la bevo melasimon. Hallelujah. Imana nyirijuru ndagira ngo ngutangarize ko ibyo uri kunyuramo nibyo Imana yakuvuzeho ibyo ntibihuye. Hari igihe Satani yiba umuntu, ikamwiba ubutunzi, ikamwiba ibihe, ikamwiba umunezero, ikamwiba amahoro yo mu mutima, ikamwiba ibihe byo guseka n'ibihe by'indirimbo. Uyu Kuro nubwo yari yaravuganye n'Uwiteka ariko hari imbogamizi zijya ziza mu magambo Imana ivugana n'umuntu. Ariko Uwiteka Imana nyiringabo afite ububasha bwo gutsisura, bwo kurandura imigambi y'abadayimoni mu buzima bwawe. Ifite ububasha Imana bwo kudiwitapewa egayi, bwo gutegurura imitego dayimoni yagushizemo. Imana ifite ububasha bwo gutsinda imbaraga z'abarozi bakuroga. Imana ifite ububasha bwo kwimura imisozi y'ubutayu, imisozi y'inzara, imisozi yo kubura urubyaro, imisozi yo kubura urushako, imisozi ikayimura. Imana igiyimura. Openaza melody kapewa ega panigiyimura. Ye Satani yiba umuntu. Ubirebye ukabona umukobwa ni mwiza, nta kibazo afite, ariko gushaka bikanga. Satani ajya yiba umuntu ibihe byiza by'umunezero. Ntunakadipestika agakora yihambira kugira ngo ashake igishoro azagira icyo agera, ariko Satani akitambika yacuruza afunguye bikanga. Hayiwe. Ariko Uwiteka abwira Kuro, njya kuvugana nawe mama, Imana yakuvuzeho urimo gusenga, uri mu butayu, uri mu rusengero, uri ahantu runaka. Ahari biranashoboka ko Imana yabinyujije mu nzozi zawe ukabirota, nta muhanuzi muhuye, ariko Imana ikaba yaravuganye nawe. Mana yambwiye ngo Satani yarakwibye, akwibira ibihe, akwibira ubutunzi buhishwe, akwibira urubyaro, ararwiba, arakunyaga. Ariko Uwiteka Imana nyiringabo umuramburira amaboko, kuko Imana yambwiye ngo Imana yibutse ubwoko bwayo buri kurira ku misozi irahatandukanye. Da bista for pedika pewa melody we for melody for ega. Nagira ngo ngutangarize n'ukuri k'Uwiteka, iyo niyo Mana mwavuganye, ariko Satani yakwibiye ibihe byiza. Adipestika ena utwarinda zivamo. Satani yakwibiye ibihe. Ediwipenima ega pefo egome. Satani yakwibiye ibihe. Penefole bayasika ega.
da besa melody kosi bivo enopenai gide. Nukuri kose Imana yavuganye nawe kwizakugirira neza ukabyara abana bakakubera umugisha, ariko Satani yakwibiye ibihe abana badiwe pen imanda bajya mu biyobyabwenge kandi Imana yari yaravuganye nawe. Satani yakwibiye ibihe. Umva icyo Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze, iravuze ngo zaguha ubutunzi buri mu mwijima, niko Bibiliya ivuze. Ibibwira Kuro bari baganiriye, bari bagendanye, bari bazamukanye imisozi, bari baririmbanye, bagiranye ibihe byiza. Ko Satani ntagira isoni, afata Kuro aramwiba, aramuzirika, azirika amahirwe ye, aramuzirika, azirika ubutunzi bwe, aramuzirika, azirika urushako rwe, aramuzirika, azirika amashuri ye, aramuzirika, benasima ega, aramuzirika, aramuzirika. Ariko pedafomera, ariko nagira ngo ngutangarize, Uwiteka Imana Nyiringabo, umwami wawe wa Isiraheli, aravuze ngo ingufuri dayimoni yafungishije amahirwe yawe, akayafungisha urubyaro rwawe, agafungisha ingufuri edipenima egaye, ngo uzahora ubabaye. Imana Nyirijuru izanye urufunguzo rugiye gufungura iyi ngufu. Umurikire neza, ube maso, nturanga ngare dibe ne mashadawe ne manikosa bela. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Birashoboka ko uri umumama, uri umukobwa, uri umugabo, uri kunyumva. Ntukari kumbwira ngo ebista mewa egrai Satani dobe sameladika ima isha yakwibiye ibihe. Urababaye, uri muribaza ngo uru rugo ko mbana runaniye, Imana ariyo yavuganye nanjye, bimeze bite? Hari kumva amakuru penadi we formeladi winimanda. Amen. Urumva waruvamo, icyemezo urumva uri kugifata. Ariko pelase melevonestika ega. Yewe Kuro we, amarira wariraga, yewe Kuro we, ubutunzi bwawe bwibwe, yewe Kuro we, benasima egome, shatitape wa egaye. Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo guhera none ubu ikintu kijya gituma ubutabazi bw'abantu butinda, gushidikanya girike mu mutwe, bijya bituma imigambi y'Imana idindira. Satani akurira kuri icyo kintu. Ikikubuza kwizera ni igiki? Ndakumva pediko sima ega, ndabivuga byo byose talambela simana ega. Imana niyo iri kuvugana nawe ngo guhera none Imana ije kukugenda imbere, yewe benita kosa. Ibyo byangombwa ugiye kubibona. Ugiye kubibona, kuramo gushidikanya. Hari n'abantu bakoze amateleviziyo y'akazi, taviyo z'akazi, ariko ibisubizo barabitegereje, bimaze igihe ntibari kubibona. Benasimo urambwiye ngo uraje dipesima egaye.
uhabwe icyubahiro Mana ndagushimiye ko mbwiye ko hari imigozi ya karande ucagaguriye muri iki kiganiro tape fosa ena do pena zadada bifo na minikota talamene mandikota jala bifosa mela ndakumvise ma uhabwe icyubahiro benastika baravuze ngo edo benatika erayi nubwo wize amashuri ntacyo azakumarira ariko Uwiteka Imana Nyiringabo benesta fowa enayi uhabwe icyubahiro ko hari icyo kumarira umutima wiwe benasima Satani yakwibiye ibihe ahubwo ngo nubwo ushatse ntabwo uzabyara ariko tatata lambeza mera egaye Imana Nyirijuru iravuze ngo ije kuguha urubyaro uhabwe icyubahiro Mana ye dada pesa meladi kosa melani manda uhabwe icyubahiro kutanzuru nda na fobe wasima yatwaraga inda ariko zivamo shabiki pefo enome benisikita enayi ntako atagize ngo akore aragerageza arashakashaka ariko benasima enome sitikapewa nutwo yabitse ashiduka dukuyeho yishyura ide Mana dibista kitapewa enome mbabarira ariko ibi nibyo Uwiteka abwiye umutima wawe akabivugira mu rushako rwawe akabivugira mu rubyaro rwawe akabivugira mu kazi ukora akabivugira muri icyo gihugu urimo akabivugira enide pestika eno benasimayi mu buzima bwawe aravuze ngo azakudiminikita aje gukuraho ibihindizo by'ibyuma abiciyemo kabiri enitapewa inzugi z'imiringa arazimenaguye aravuze ngo aje kuguha bwa butunzi buri mu mwijima Satani yari yarakwibye Imana ije kubugu ngiye gusenga Imana nsenge topisa mela dobena kosha mela diwidi fastika nsenge topesikita domela simayi urakoze editakiwa nawe wari wihebye wiganyiriye utayibyiri umva uko Uwiteka kubwiye ngo aje kugufata amaboko humura ntirugisenyutse dabefa samela urakoze Mana akira amashimwe reka dusenge dibi tapefo ena ndi kubona ikaramu irimo igenda yandika jwe rirambwira ngo enasti pestikafewa enayi harabifo enome harabani Imana ikuye mu gahuru we dabesa tikamena hari ibyangombwa itanu urakoze dabifosima delasikita pewa Uwiteka niryo zina ryawe uhabwe icyubahiro urakoze uciye inzira hari abantu uhaye akazi Mana adiwifora benisima egayi uhabwe icyubahiro uciye inzira benimo egayi hari abantu uhaye urubya ebifosika demasimora ariko bafata ibihe byo gusenga ndakumva Mana perifosa mela kugira ngo edikota enayi uvugane nabo ibirambuye tatikosa belasimo urakoze Mana abo bishoboka tuzasenga Mana ndakumva babarira tapifo egayi ndigikoresho cyawe menistikapewa enayi ubabarire n'ubu beniforme uri muri ubwo busamba dikitapewa umubabarire amaze igihe adataha menifo belasima
ego ariko mubabari urakoze Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, Imana yampamagaye, Imana niringira, we mutunzi w'imbabazi, mutanga mpundu, mutanga bugingo, hagaze uvuga amajwi yose aratuza, tapifo sameladi wifome nayi, urakoze Mana, binistifo benayi, umurinze gucika amaguru n'uyu agiye mu kazi ari mu gitondo, penefo ela bifo samegayi gide merasima egayi, kandi ari mu binifo samewa, urakoze. Ndagushimiye kubw'umugambi wawe, kubw'ineza yawe, cyubahiro n'ikibi cyawe, none niteka ryose mwami uvuganye n'abantu bawe yuko uciye imigozi y'umwijima ukabahesha amahirwe yabo Satani yari yarabanyaze, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Ndafashijwe mu izina rya Kristo Yesu. Imana ivuganye natwe n'ukuri, twumvishe ijwi ry'Imana, twajye kumva ivugo y'Imana. Abantu muri kumwe natwe muri uyu mwanya wo gusenga, ndabingingira gukiranuka, ndabingingira kuva mu byaha muza mu buntu bw'Imana, aho Imana ikeneye kugira ngo ibarebe neza kandi isubize ibyo byifuzo byanyu mufite. Munyemerere tugana ku musozo, urashoboka ko waba ukeneye gusengana n'umukozi w'Imana by'umwihariko, reka mwinginge musabe nimero za telefone kugira ngo uze kubona ukuntu muhamagara. Yego murakoze, nimero ni 0788 51 542 37, ni 0788 51 542 37, iri kuri WhatsApp, kandi nujya ubona dutinze kugufata jya wihangana, tuba dufite umurimo mugari n'abantu ari benshi. Imana ibaha umugisha rero, ndabakunda, amen. Amen.